Data uri mu ijuru, ubane natwe muri kino cyigisho cy'uyu munsi, kandi ukomeze kutumurikira ndetse tugende imbere muri runo rugendo turimo tujya mu ijuru. Uduhire uyu mwanya ubwo dusenga, kandi uduhe kwakira neza ibyo tugiye kwiga, kugira ngo tubashe kubaho nk'uko ubushake bwawe buri, ndetse tumenyeshe bose imico yawe. Uduhire uyu mwanya ubwo dusenga, tubisabiye ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Muraho neza, turabasuhuje cyane abadukurikiye muri ku isi yose, ndetse namwe abaturebye bwa mbere. Imana ibahe umugisha. Murakaza neza muri kino cyigisho cy'uyu munsi. Bino ni ibyigisho bidukangura mu bya mwuka muri runo rugendo turimo tujya mu ijuru. Njyewe mubwiriza ugiye kwigisha nitwa Andrew Henriquez. Ikaze kuri buri umwe, kandi ikaze kuri buri wese muri kino cyigisho cy'uyu munsi. Reka dutangire bene data mu byo tugiye kureba byose. Ibyo tugiye kwiga uyu munsi ni byinshi, kandi nk'ingaruka y'ibyo ngibyo niyo mpamvu tugiye gutangira dukererewe. Ariko bene data, mugiye kubona ko byari byiza ko ino gahunda igenda gutyo. Nk'uko mwabibonye ku mutwe w'icyigisho, tugiye kuvuga ku by'ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga, tunareba ibya ririya faranga rishya ryitwa Bitcoin, kandi tugomba gukora itandukaniro hagati ya rino faranga ryitwa Bitcoin ndetse n'iryitwa Bitcoin. Ngiye nanone kandi kuvuga ku by'ingengamikorere y'ifaranga ry'inyamaswa, ari ryo faranga ry'ikoranabuhanga ryitwa digital currency. Hari umukozi umwe muri guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uherutse kuvuga mu magambo ye bwite ko rino faranga ry'ikoranabuhanga rigiye kujya rikoreshwa mu by'ukuri ari inzira y'abakandamiza n'abadashaka umudendezo w'umutimanama bagambiriye kwifashisha kugira ngo bagenzure abaturage, babashyire muri gereza yabo nshya yo kwinjira mu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga gusa. Kandi iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga nicyo gikoresho cya nyuma gisigaye cy'aba bantu bagiye gushyira mu bikorwa kugira ngo babashe gukandamiza abatuye isi bose. Uwo mukozi wa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko iryo faranga rimwe ry'ikoranabuhanga ari cyo gikoresho cya nyuma cyo kugira ngo bafunge amarembo y'umudendezo n'ubwisanzure by'abantu. Kandi ubu ngubu twamaze kugotwa. Bene data, nimvuga gutyo, bamwe bashobora kuvuga bati, ariko Pastor Andrew Henriquez, ayo ni amagambo yawe bwite. Ariko ngiye kubereka mu mwanya uko byanatangajwe n'umwe mu bakozi ba guverinoma ya Amerika. Nanone kandi ndaza kongera kuvuga ku byerekeranye na za mfunguzo 5 zo kurokoka ku bwoko bw'Imana, aho turi buze kugaruka kandi ku bya bwa buryo bwakoreshwaga kera bwo kugura no kugurisha. Mbese kino nicyo gihe cyo kugaruka kuri ubwo buryo bwa kera? None se ubwo buryo bwa kera bwo kugura no kugurisha ni ubuhe? Ubwo buryo ni ikinyuranyo cyuzuye n'ubu buryo bw'ikoranabuhanga bwo kugura no kugurisha. Mu minsi yashize twarebye ku by'ubuvuzi bw'inyamaswa, twarebye kandi no ku byo kugenzura kw'inyamaswa, tureba ku by'amategeko y'inyamaswa, ubwo twarebaga inzira zitandukanye ziri gukoreshwa n'iyi nyamaswa ikomeye ariyo ubupapa bw'i Roma, kugira ngo ibone uburyo bwo guhatira ibihugu byose gushyira mu bikorwa ikimenyetso cy'inyamaswa, ari ryo tegeko ry'icyumweru ku itegeko rya leta, itegeko rizarenganya abatazaryemera bose. Kandi uyu mwanya noneho ngiye kuvuga mu buryo bw'umwihariko ku by'ingengamikorere y'ifaranga ry'inyamaswa. Bene data, Bibiliya iratubwira ngo mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 ku murongo wa 10, ndetse bamwe bo muri mwebwe iryo somo muranarizi neza. Bibiliya iravuga ngo kuko gukunda impiya cyangwa amafaranga ari umuzi w'ibibi byose. None bene data, ubwo niba ufite umuzi, ubwo ugomba kuba ufite n'igiti, ugomba kuba ufite n'imbuto n'amashami. None se ubwo igiti ni ikihe cyo gukunda amafaranga? Kandi ubwo ngubwo imbuto ni izihe zizira kuri icyo giti n'umuzi ari byo gukunda amafaranga? Ibyo ngibyo bigomba kuba ari ukuramya gupfuye kw'ikinyoma.
Follow me. Nimunkurikire neza. Bibiliya iravuga ngo The love of money is the root of all evil. kuko gukunda amafaranga ari umuzi w'ibibi byose, kandi inkomoko y'ibibi byose ni Satani ubwe. None se icyo Satani ashaka ni iki? False worship. Arashaka yuko abantu bose bamuramya, kandi ubwo ngubwo uko ni ukuramya kw'ikinyoma. Murebe muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 8 kugeza kwa 10, aho yabwiye Yesu Kristo ati, ibi bintu byose ndabiguha If you fall down and worship me. nupfukama ukandamya. Ibyo ngibyo bisobanuye ko bene data, uko umuntu akomeza kugenda akunda amafaranga n'ubutunzi cyane, aba ari kujya mu murongo wo kuramya Satani. Kandi igihe hariho amakuba mu bya politike ndetse no mu by'ubukungu, baravuga bati, reka tubikemure duhereye mu buryo bw'amafaranga. Ubwo rero uburyo bw'ifaranga ry'inyamaswa, ari ryo iri faranga ry'ikoranabuhanga, rigiye kuyobora isi yose mu kuramya gupfuye, ariko kuramya ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche, ku itegeko rya leta. Ndatekereza ko ibyo ngibyo bisobanutse bene data. Kandi nimwibuke iki ngiki, hari amagambo azwi cyane yavuzwe na Henry Kissinger avuga ngo, nitugenzura ibiribwa tuzagenzura abantu, nitugenzura iby'ingufu tuzagenzura imigabane, kandi nitugenzura amafaranga tuzagenzura isi yose. Mwite kuri iyo nteruro iheruka. Ibi ngibi bihuye n'ibiboneka mu Byahishuwe 13 kuva ku murongo wa 15 kugeza kwa 17. Kandi turabizi neza uko iryo somo rivuga. Rivuga ko nta muntu uzemererwa kugura no kugurisha ataramya mu buryo bw'ikinyoma. Ibyo biri mu Byahishuwe 13. Murashaka kongera kureba neza aya magambo ya Kissinger? Reka nongere nyabereke. Yaravuze ngo, nitugenzura ibiribwa tuzagenzura abantu, kandi nitugenzura iby'ingufu tuzagenzura imigabane, ndetse nitugenzura amafaranga tuzagenzura isi yose. Ngo ni isi yose bene data. Mbese murabibona nshuti? Ibi bimenyetso by'imperuka biri imbere yacu. Noneho nimurebe ku bintu biri kuba mu Bwongereza. Banki nkuru y'icyo gihugu, ari we mutunzi w'isi wo muri icyo gihugu, igiye gushyira ku mugaragaro ifaranga ryabo ry'ikoranabuhanga, iryo yise Bitcoin, rigomba gukoreshwa ku baturage bose. Mbese ibi ngibi murabibona? Ibi nagombaga kubibereka uyu munsi kugira ngo numve ko inshingano yanjye y'uyu munsi nyikoze. Hano baranditse ngo, ifaranga ryitwa Bitcoin, Ubwongereza bwegereje cyane ishyirwa mu bikorwa ry'ifaranga ry'ikoranabuhanga. Hano barakomeza ngo, ububiko ndetse n'amabanki y'Ubwongereza bari kunoza gahunda yo kugira ngo abaturage bose babashe gukoresha ifaranga rishya ry'ikoranabuhanga ryiswe Bitcoin mu cyimbo cyo gukoresha amafaranga afatika. Murebe ziriya ngingo ebyiri zanditswe munsi. Ingingo ya mbere iravuga ngo, iyo gahunda igambiriye gushyiraho ipawundi ry'ikoranabuhanga bikozwe na banki y'Ubwongereza. Ingingo ya kabiri iravuga ngo, bino bizagerwaho gusa ari uko abantu bose bafite uburyo bwo kubitsa bw'ikoranabuhanga binyuze mu gutanga amafaranga yabo afatika akinjizwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Kandi ubu noneho bagiye gukora itandukaniro hagati y'ino faranga rishya ryitwa Bitcoin ndetse n'iryitwa Bitcoin. Nimubikurikirane neza. Now, the Bank of England has also stressed that this currency should not be confused with the cryptocurrencies. Banki y'Ubwongereza yavuze ko rino faranga ryabo rishya ryitwa Bitcoin idakwiye kwitiranywa na bwa buryo busanzwe bwo gucuruza amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga. The Bitcoin will be backed by the central bank and will Iri faranga rishya ry'ikoranabuhanga ryitwa Bitcoin ryo rizaba rishyigikiwe na banki z'Ubwongereza mu buryo bwemewe, kandi rizagumana agaciro karyo igihe cyose, ibintu bitandukanye cyane n'ariya mafaranga yandi acuruzwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, akaba yo agenzurwa n'abantu ku giti cyabo, kandi agaciro kayo kakaba gashobora kugabanuka cyangwa kwiyongera umunsi uwo ari wo wose. None se ni bangahe bo muri mwebwe bazi yuko ubukungu bw'Ubwongereza ari ubwa kabiri mu isi mu kwifashisha ikoranabuhanga cyane mu buryo bwo guhererekanya amafaranga? Murebe hano bene data, baravuze ngo igihugu cy'Ubwongereza nicyo cya kabiri ku isi mu kwifashisha ikoranabuhanga cyane mu bukungu bwacyo mu buryo bwo guhererekanya amafaranga. And anyone who studies history understand the role
Britain played kandi buri wese wiga amateka azi neza uruhare Ubwongereza bwagize mu gihe cy'imyaka y'umwijima, ariko by'umwihariko mu gihe cy'imyaka y'ubugorozi. Ubwo ndavuga cyane cyane mu kinyejana cya 17 n'ikinyejana cya 18. Murebe hano bene data, baravuze ngo ariko kandi Ubwongereza buracyari inyuma y'ibihugu bwakolonije mu gukoresha ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga, buri nk'inyuma ya Nigeria. Ndagaruka ku bya kino gihugu mu kanya. Buri kandi inyuma ya Bahamas ndetse na Jamaica muri gahunda igambiriye gushyira mu bikorwa ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga. Mbese ninde uri gusunika bino bihugu nka kino kirwa cyitwa Bahamas cyangwa se ikirwa cya Jamaica kugira ngo nabo bashyire mu bikorwa iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga? Hari ikintu kimwe cy'ingenzi ngiye kubabwira kandi nimucyumve neza. Bino bihugu byose nibimara gushyira mu bikorwa ubu buryo bw'ifaranga rimwe ry'inyamaswa, ikizaba gisigaye nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizahita zikora ku mbarutso maze zigatangaza itegeko ry'icyumweru ku isi yose, kandi ibihugu byose bigakurikiza urugero rw'icyo gihugu, ndetse ntabwo bizatinda cyane. Mbese ni ukubera iki? Ni ukubera ko ibindi bihugu byose n'ibirwa byose nabyo bizaba byaramaze gushyira mu bikorwa ubu buryo bw'inyamaswa bwo kubafasha guhatira abantu bose kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa binyuze mu ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga rizaba rikoreshwa mu kugura no kugurisha. Ibyo ngibyo ni igihe gusa. Niyo mpamvu tubwirwa mu gitabo cy'ibihamya by'itorero volume ya 9 kuri paji ya 11 amagambo avuga ko ibimenyetso bya nyuma by'imperuka bizihuta cyane. Barakomeje ngo amabanki y'igihugu arenga 80% ku isi yose afite gahunda yo gutangaza iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga mu bihugu byayo, ndetse ayandi yamaze kubishyira mu bikorwa. Ibyo ngibyo ntimubyibagirwe bene data. Kandi bavuze ko bimwe mu bihugu byatangiye kubishyira mu bikorwa ari ibihe. Bavuze ngo nka Nigeria. Mbese nababaza kino kibazo: What is presently happening in Nigeria? Ni ibiki biri kuba muri Nigeria ubu ngubu? Ni bande bibuka ibyo twigeze kureba mu minsi mike yishize ku biri kubera mu gihugu cya Nigeria ubu ngubu? Niba utarakurikiranye icyo cyigisho cyangwa se ukaba nta mahirwe wagize yo kumenya ibyo ngibyo biri kuba muri icyo gihugu, ndongera mbikwereke mu nshamake. Dore nuko nguko bimeze. Baravuze ngo banki y'igihugu ya Nigeria iri muri gahunda yo guhuza ifaranga ry'ikoranabuhanga hamwe n'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ndetse ikindi kandi nuko mu byo twize hamwe n'ibyo twarebeye hamwe nuko igihugu cya Nigeria ari cyo gihugu cya mbere muri Afurika gifite abaturage benshi cyane. Nicyo cya mbere muri Afurika gifite abaturage benshi. Niba rero bino bashobora kubikora mu gihugu gifite abaturage benshi bangana batyo nka hano muri Afurika, bashobora no kubikora mu isi yose ndetse no mu bihugu bidafite abaturage benshi. Reka tugaruke hano ku byo twarebaga. Ndetse n'abantu bari gushyirirwaho umubare ntarengwa w'amafaranga bagomba kubikuza. Hano haranditse ngo imashini za ATM muri Nigeria ziri kubuzanya kubikuza amadolari arenze 45 nk'uburyo bwo gukangurira abaturage bose kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga. Nta ngufu za esanse zo gukoresha bafite, kandi nta n'amafaranga afatika bafite. Reka tubanze tubirebe mu buryo bw'amashusho, ndagaruka nyuma. Nigeria's push to replace its paper money with newly designed currency notes has created a shortage of cash, leaving many unable to buy what they need. Nigeria iri gusimbuza amafaranga afatika amafaranga y'ikoranabuhanga, kandi ibyo biri gutuma amafaranga afatika abura cyane mu bantu, bigatuma abantu benshi badashobora kugura ibyo bari bakeneye byo gukoresha. New naira notes being hard to get, the central bank had to extend the deadline to turn in old ones. Inote n'ibiceri bifatika ntabwo bikiri gupfa kuboneka, kandi banki nkuru y'igihugu yashyizeho itariki ntarengwa yo kuba abantu bose bafite amafaranga afatika bagomba kuzaba bayagejeje mu mabanki yose bakoresha kugira ngo babone uko batangirana n'ifaranga rishya ry'ikoranabuhanga. Amafaranga afatika turi kuyabura cyane, kandi tukibaza impamvu amabanki ari gukora gutyo. The ATMs are not working. Ibyuma bya ATM byanze kuduha amafaranga. Even when you walk into the bank, they will tell you they are not giving that money, that they don't have the cash. Kandi niyo ugiye kuri banki bari guhita bakubwira yuko batagishobora kongera kuguha amafaranga afatika. Bari kukubwira bati nta mafaranga afatika dufite. So it seems as if this is the only bank that... Ubwo rero biragaragara yuko ano mabanki atagishaka kongera kuduha amafaranga yacu twabikijemo. Nkanjye ubu nk'urugero nta kindi cyo gukora mfite, ntuye muri kano gace, kandi no niyo banki yonyine yabashaga kuduha amafaranga. None ibyuma bya ATM byayo ntabwo bikiri kuyatanga, kandi n'abakora mu mabanki batubwiye ko batazongera kuduha amafaranga yacu afatika.
So it's all ubwo rero bino bintu byose bifite umugambi wo kuyobya. None se niba ikiri kuba muri Nigeria nk'ingaruka y'ibi ngibi, nimurebe hano. Mbese muri kubona ibiri kuba? Ni amage gusa, ni imyigaragambyo n'amakuba, cyane cyane mu mijyi. Ni uko nguko bimeze nshuti. Reka twongere turebe ibi ngibi twihuta. Dufite ibibazo byinshi hano bitewe n'uko abaturage benshi cyane ntabwo bagishobora kubona amafaranga yabo afatika nk'uko byari bisanzwe mbere. Nta gihe kinini mfite. Mu nshamake bino ni ibiri kuba muri Nigeria, kandi bamwe bagiye bavuga ngo ibi ntabwo bishobora kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko se niko bimeze koko? Nimukomeze murebe hano. Nahereye mu gitondo ndi ku murongo, ariko iyi banki yanze kuduha amafaranga yacu. Ino niyo banki yonyine dufite hano, none bari kuvuga ngo nta mafaranga bafite afatika, kandi nta n'imashini n'imwe irimo kuduhereza amafaranga yacu. Ibintu byonyine bari kutubwira ni ibi ngibi, ngo nta mafaranga na makeya ahari. Ngo amafaranga yose nabo bayabuze, kandi banki nkuru y'igihugu yatangaje ngo abagifite amafaranga yose yari asanzwe afatika agiye gutakaza agaciro kayo ahinduke nk'ibipapuro, abaturage niba baba batarayasubiza mu mabanki ku itariki ntarengwa mu gihugu hose. Ubwo rero ngo nuba ugifite amafaranga wabitse, wenda se ari mu kabati kawe cyangwa munsi y'igitanda cyawe, itariki ntarengwa nirenga ukiyafite azaguhindukira nk'ibipapuro. Bati rero mwese nimuzana amafaranga yanyu afatika kugira ngo tubahe ifaranga rishya ry'ikoranabuhanga. Ubwo rero mubyumve neza ko ibi ngibi byose bifite umugambi biri inyuma. Nimwumve uko bimeze. Ziriya mashini za ATM ntabwo zikiri gutanga amafaranga, kandi ibyo byose bishingiye ku kinyoma. Icya kabiri, ngo amabanki nta mafaranga gifite yo guhereza abayahabikije. Ubwo noneho ku bwa bino ibi ngibi birabashobokera gutangira gushyira mu bikorwa iyi gahunda yabo y'ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga. Ubwo rero biraje bene data, iyi ni gahunda y'ifaranga ry'inyamaswa. Noneho nimurebe ibi ngibi. Hano baravuze ngo igihugu cya Bahamas cyahindutse igihugu cya mbere mu gutangirana n'ifaranga rigezweho ry'ikoranabuhanga mu mwaka wa 2020, kandi Nigeria na Jamaica byahise bikurikiza urwo rugero. None se bimeze bite kuri cya gihugu icyorezo cyaturutsemo? Kandi mwibuke bene data ko icyo gihugu cy'Ubushinwa abaturage baho barimo kugenzurwa gukomeye gukoresheje ikoranabuhanga. Ubwo rero bino bikwiye kukubwira ku bigiye kuba. Iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga rigambiriye kugenzura abantu cyane no gutuma bategekwa mu buryo bwuzuye uko bagomba kubaho. Niba kandi ibyo ngibyo utabyibuka, reka mbikwibutse. Ubu papa mu mezi make yashize bwavuze ko igihugu cy'Ubushinwa ari igihugu gishyira mu bikorwa amahame ya Kiliziya Gatolika y'icyiza rusange. Ibyo ngibyo biracyahari. Mbese turi kumwe? None bino ni ibiki biri kuba mu isi yose? Nimubimenye neza kuko biraje no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimurebe hano bene data, amagambo y'ubururu haranditse ngo Amerika n'ubumwe bw'Uburayi nabwo bafite gahunda yo gushyira mu bikorwa rino faranga ry'ikoranabuhanga mu buryo bwuzuye. Muribuka kandi ibyo twarebye mu minsi mike ishize, aho abayobozi bakuru batandukanye b'amabanki bavuga ko igihe cyiza cyo kubishyira mu bikorwa, bavuze ko bazatangaza ibyo ngibyo mu ijoro isabato yatangiye. Noneho nimwumve ibi ngibi. The United Kingdom is preparing to join the growing list of nations which are rolling out digital currencies. Ubwongereza buri kwitegura kujya ku rutonde rw'ibindi bihugu biri gushyira mu bikorwa ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga. Abayobozi batandukanye b'Ubwongereza bagaragaje impamvu ibyo ngibyo ari byiza, kandi basabye abaturage kutabigirira amakenga. The digital version of the pound will be known as the Brit coin. Ipaundi rishya ry'ikoranabuhanga rigiye kuzaba ryitwa Brit coin. Igihe cyo gusaba abaturage bose kuba bamaze gutangirana n'iryo faranga rishya ntibigomba kurenza imyaka 2. Icyo gihe cyatangiye kuva banki nkuru y'Ubwongereza itangaje ko igiye kuzajya ikoresha gusa ifaranga ry'ikoranabuhanga. Iryo faranga rizajya ribikwa gusa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, kandi amafaranga afatika ntazongera gukoreshwa. Friends, you are going to see that this is a great sinister plot. Bene data, mugiye kuzabona neza ko bino bifite umugambi ukomeye cyane mubi ubiri inyuma. Nimumenye neza ibi ngibi. Imwe mu mpamvu ituma bavuga ko abantu bose bakwiye gukoresha ifaranga ry'ikoranabuhanga nuko bavuga ko amafaranga afatika yibwa mu buryo bworoshye bitewe n'abagizi ba nabi n'abajura baba mu bantu. Ubwo rero bari kuyagaragaza nabi kugira ngo bumvishe abaturage bose impamvu ari ngombwa ko yatanga. Ibyo ngibyo birumvikana nk'aho ari byiza. Reka mbereke ino video yindi, hanyuma mbereke ko n'umutego usa nk'uwo nguwo wigeze gukoreshwa mu mateka ndetse no muri Bibiliya birimo. Reka duhere kuri iyi video nimwumve neza.
Its supporters say that it makes digital transactions easier and cheaper. Abashyigikiye iyi gahunda bavuga ko uburyo bwo kohererezanya amafaranga bworoha kandi ko buzaba buhendutse cyane ubundi ari ubuntu. Indi nyungu yo gukoresha ifaranga ry'ikoranabuhanga ni uko bituma ubasha kugira amahirwe yo kugera ku maserivisi menshi y'amabanki atandukanye kandi mu gihe gitoya, kubera ko buno uburyo bwo kubika amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga bushobora gukoreshwa n'abantu batanafite amakonti mu mabanki. So folks who don't even have what? A bank account. Ngo n'abaturage batanafite iki? Batanafite amakonti mu mabanki. Ngo buri wese ashobora kwinjizwa muri ubwo buryo bushya bw'ifaranga ry'ikoranabuhanga. Buri wese niyandike rino somo. Urwa kabiri rw'Abami, igice cya 10, umurongo wa 17 kugeza ku wa 28. Mbese ni gute Yehu yarimbuye Ahabu n'abo mu nzu ye bari baramaze gucirwaho iteka? Tubwirwa yuko Yehu yigiriye umugambi wo kubeshya. Yabwiye abantu bose ati tugiye kuramya ikigirwamana Bali. Nimuze turamye Bali. Ati nuko buri muntu wese uramya Bali, ati nimwinjire turamye Bali. Noneho murebe ku murongo wa 19. Yabwiye abasirikare be ati nimurebe neza ko mu midugudu yose ya Isiraheli abaramya Bali bose binjiye, kandi murebe neza kugira ngo abaramya Bali gusa bari bo binjira. Mu yandi magambo ngo buri wese uramya Bali niyinjire mu nzu, niyinjiremo imbere. Then he told his soldiers, ibyo birangiye abwira abasirikare be ati nimufunge neza inzugi zose. Arangije arabarimbura bose. Ubwo rero n'abaramya ubupapa mwinjire muri no gahunda y'ifaranga ry'ikoranabuhanga mwese, ibikurikiraho muzabibona. Mu kanya tugiye kureba umukozi umwe wa guverinoma ya Amerika atubwira ko iri faranga ry'ikoranabuhanga igihe rizaba rimaze gukoreshwa na buri muntu wese, ngo nicyo gikoresho cya nyuma cyateguwe na leta ya Amerika kugira ngo babashe gutegeka isi yose, kandi ibyo ngibyo bizaba bimeze nko gufunga amarembo. Yehu yabwiye abasirikare be bose ati noneho nimufunge inzugi zose, nimurangiza mwice buri muntu wese winjiyemo aho ngaho. Aha noneho bagiye kuvuga itandukaniro riri hagati y'ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga ndetse no kwa gucuruza amafaranga mu buryo busanzwe bw'ikoranabuhanga. Urugero, iyi Bitcoin ni ifaranga ry'ikoranabuhanga, mu gihe Bitcoin ryari ugucuruza amafaranga mu buryo busanzwe bw'ikoranabuhanga. Itandukaniro ngo rihari ni uko kimwe gifiteho ubwigenge n'amakuru yawe ku giti cyawe, mu gihe ikindi ari gahunda rusange igomba gukurikizwa ku isi yose, kandi iyo gahunda ikaba igenzurwa na guverinoma, ariyo faranga ry'ikoranabuhanga. Bamwe bashobora kumbaza bati ariko se Andrea, ubwo ngubwo uri kwamamaza uko gucuruza amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga? Hoya rwose ntabwo ari byo ndimo, ahubwo ndi kubereka ibiriho. Ni gahunda ebyiri z'ikoranabuhanga, imwe ifite gahunda yo kugenzura abantu bose kandi iyoborwa na guverinoma, mu gihe iyindi yo yigaragaza nk'ifite umudendezo kandi kuyijyamo bikaba ari ubushake bw'umuntu. Mu gihe iyi gahunda y'ifaranga ry'ikoranabuhanga yo igomba kuba ari itegeko rya leta uko byagenda kose. Nimukurikirane neza ibi ngibi. Now, the Bank of England has also stressed that this currency should not be confused with the cryptocurrency. Banki y'Ubwongereza kandi yavuze ko rino faranga rishya ry'ikoranabuhanga ridakwiye kwitiranywa n'uburyo busanzwe bwo gucuruza amafaranga mu ikoranabuhanga. Iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga rizajya rigenzurwa na banki za Amerika kandi rikoreshwe mu nyungu rusange, mu gihe ubundi buryo busanzwe bwo gucuruza amafaranga mu ikoranabuhanga bwo bukorwa n'abantu ku giti cyabo kandi bukaba bushobora guhindagurika. Reka mbabwire bene data mbere yuko mva kuri iyi ngingo. Ndaje mbereke igihe bavuze ko batazarenza mu gushyira mu bikorwa iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga rya Bitcoin. Nimwongere muzirikane ya magambo yavuzwe na Henry Kissinger, aho yavuze ko ugenzura ibiribwa agenzura abaturage, naho ugenzura iby'ingufu akagenzura imigabane yose, hanyuma ugenzura amafaranga akagenzura isi yose. brothers and sisters, None se bene data, ubwo niki tugomba kwitaho cyane mu murimo wo kwitegura? Dukwiye kwitondera cyane ingingo ijyanye n'ibyo kurya ndetse na bino by'ingufu ndetse n'amafaranga. Tugomba kwita cyane kuri za mfunguzo 5 zo kurokoka. Bisobanuye ko tugomba guhinduka abantu bigenga muri izi ngingo zose uko ari 3. Ingingo y'ibyo kurya, nimwite cyane ku rufunguzo rwa 3 muri za mfunguzo 5 zo kurokoka, ari rwo kujya mu cyaro aho ushobora kwihingira ibyo kurya byawe ukahabona amazi meza ndetse n'umwuka mwiza. Ubwo kandi aho ngaho ni ushobora no kwishakira inkwi zo gutekesha ndetse no kota mu gihe cy'ubukonje. Nanone kuri bino bijyanye n'ingufu ushobora no gukoresha imirasire. Mu yandi magambo, ubwo no gutangirana umunsi n'imirasire y'izuba kandi ugasozanya n'imirasire y'izuba.
dukwiye kwiga gukoresha ibintu biciye bugufi. Uyu mugabo kandi yavuze ku bijyanye n'amafaranga. Twe n'ubuhe buryo twashobora gukoresha kugira ngo duhinduke abigenga imbere y'aba bantu? Nimwumve neza. Mbese ntitwakoresha uburyo bwa kera bwo kugurana ibiribwa bibaye ngombwa? Aho ndavuga mu gihe byabaye ngombwa. Ngaho nimunkurikire. Ibi nashakaga kongera kubivugaho cyane. Imana ishimwe yimpaye uburyo bwo kubivuga. Hano baratangaje ngo iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga ryitwa Bitcoin rigomba kuzaba ryashyizwe mu bikorwa bitarenze umwaka wa 2025. Bene data, bireka mbisubiremo. Ndamutse ndi wowe, nahamagara umuntu umwe cyangwa se nkamwandikira email cyangwa nkamwandikira ubutumwa bugufi kugira ngo mubwire ngo akanguke. Namukangurira kandi kujya yiga bino byigisho. Ibyo ngibyo ndabibasabye kandi ndabashimiye. Listen to their own words now. Nimwumve ibi ngibi mu magambo yabo. Bari kuvuga ko iri faranga rimwe rya Bitcoin ndetse n'ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga muri rusange rigomba gutangira gukoreshwa mu isi yose bitewe n'ikibazo gihari cy'ibitero by'ikoranabuhanga. None se n'ukubera iki barimo barakora bino? Baba bafite ikibasonikira gukora ibyo ngibyo? Nimwumve neza ibi ngibi mwitonze. However, Bitcoin also faces some certain risks, and this includes cyber attacks. Iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga riracyafite ibibazo bitandukanye nko kuba ryakwibasirwa n'ibitero by'ikoranabuhanga bikaba byagira ingaruka ku baturage bose icyarimwe igihe bose baburira amafaranga yabo rimwe. Kandi tubwirwa iki ku bijyanye n'ibitero by'ikoranabuhanga? Nimwongere mwumve neza bino mwitonze. Turabizi neza, ariko ntabwo turimo turabyitondera cyane bihagije ngo twitegure igikorwa gishishana gitewe n'ibitero by'ikoranabuhanga. Ibyo ngibyo birahagije. Banavuze yuko ibibazo bihari mu bya politike bituma hakomeza kuzamuka impungenge z'uko hagiye kuzabaho ibitero bikomeye cyane by'ikoranabuhanga, ngo ni ryari? Ni muri iyi myaka 2 iri imbere. None si imyaka 2 iri imbere uturutse ubu ngubu ni ryari? Is it not 2025? Mbese si 2025? None ubwo icyo bashaka gukora ni iki? Bavugiye mu nama y'i Davos ku mutekano muke uri mu isi mu bya politike utuma hakomeza kuzamuka impungenge z'uko hagiye kubaho ibitero bikomeye mu by'ikoranabuhanga muri iyi myaka 2 igiye kuza. Mureke twibukiranye ko abangaba bigira nk'abarinzi bashaka gukemura ibibazo by'abaturage kandi ari nabo mu by'ukuri babiteza. Nibo bateza izi gahunda z'ubugome mu isi. Nimwongere mwumve ibi ngibi neza. The most striking finding that we found is that 93% of cyber leaders. Ikintu gitangaje cyane twabonye nuko 93% y'abayobozi bose b'ibigo by'ikoranabuhanga ndetse na 86% y'abayobozi b'ibigo byose by'ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga bizera badashidikanya yuko umutekano mukeya uri mu isi mu bya politike ugiye gutuma habaho amakuba akomeye cyane ajyanye n'ikoranabuhanga azatuma ibintu byose by'ikoranabuhanga nk'amafaranga bibura muri iyi myaka 2. Ibyo ngibyo bizaba birenze cyane ibyo twigeze tubona mu mateka yose. Mbese ibyo murabibonye neza. Nanone bavuze ko impuguke zitabiriye inama y'i Davos muri uyu mwaka wa 2023 zavuze ko isi yose ikwiye kwitegura cyane umugari ukomeye cyane w'ibitero by'ikoranabuhanga bigiye kuba. So why would they be pushing? None n'ukubera iki baba bashaka ko abantu bose binjira muri iyi gahunda nshya y'ifaranga ry'ikoranabuhanga? Mbese hari icyo baba bazi twebwe tutazi? Haba hari umugambi mubi bateguye nyuma y'ibi ngibi? Mbese iri faranga rimwe ry'isi yose ry'ikoranabuhanga ntibwaba ari ifarashi y'aba bantu igambire kwambura abantu bose umudendezo n'uburenganzira bwabo mu by'iyobokamana? Bene data, ibi ngibi bizaba biteye ubwoba kandi ngo umugari ukomeye cyane uraje. Nimwumve neza ibi ngibi. Mbese uratekereza ko urundi rwego rukomeye iyi ntambara igiye kugeraho ruzatuma abaturage ba Amerika bamera nk'abatewe bombe cyangwa se ibindi bikoresho byabo bigahura n'ibibazo? Urwo rwego ari uruhe? Andi makimbirane agiye kuzabaho ni ibitero bikomeye by'ikoranabuhanga bizatuma abaturage ba Amerika bisanga cyane muri ino ntambara, baba babishaka cyangwa batabishaka. Ama-application atandukanye ntabwo azakora, ukwiyandikisha kw'ikoranabuhanga kwinshi nabwo ntabwo kuzakora, ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane abantu bishingikirijeho bigiye kuzahura n'ibibazo bikomeye.
And friends, they would tell us clearly, kandi ibi ngibi nabyo mubyumve neza. Bagiye kutubwira ko iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga ari uburyo bw'amareta bwo kugenzura byuzuye abaturage bayo bose, ngo bazamera nk'abakanze kuri buto gusa, cyangwa se igihe bazaba bamaze gutangiza byeruye ino gahunda, ngo abaturage bose tuzisanga tumeze nk'ibikinisho by'amareta. Mu yandi magambo, tuzaba twishingikiriza ku mareta gusa, bazaba bameze nk'abaretwa. Nimwumve bino neza bene data. I told you it was coming. I said they'd go for central bank digital currencies. Nababwiye yuko ibintu bigiye kuza, mbabwira yuko na banki nkuru z'ibihugu zigiye gutangiza ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga. well, I told you it was coming too. Nanjye narabibabwiye yuko bigiye kuza, kandi bino bikorwa bitandukanye byose biri kubera mu gihe kimwe. Bakavuga 2025, 2027. bakongera bakavuga 2027 na 2031, kandi ibyo ngibyo biragaragaza yuko tugeze ku iherezo ry'ibihe. Tugeze mu bihe aho ubuhanuzi bwa Bibiliya burimo burigaragaza imbere y'amaso yacu, bukatubwira yuko dukwiye kwitegura, tukongera tukitegura, tukongera nanone tukitegura, kandi tukagumya twiteguye, ndetse tukiteguza n'abandi, bitewe n'uko mu isaha tudatekereza aya makuba ashobora gutangira, kandi na Yesu Kristo akazahita agaruka. Imwongere mwumve neza uyu mugabo. I told you it was coming. I said they'd go for central bank digital currencies. Nababwiye yuko bigiye kuza, babwira yuko n'amabanki makuru y'ibihugu agiye gushyira mu bikorwa iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga. Tukazabaho turi umuryango w'abaturage utagenda n'amafaranga mu ntoki, kandi ibibazo byose mwabyibazagaho byamaze gukemurwa, kubera yuko buzaba ari uburyo bworoshye, bwihuta, buhendutse cyane mu kohererezanya amafaranga, kandi nta kibazo na kimwe kindi ngo kizakurikira ibyo ngibyo. Minisitiri w'imari mu Bwongereza yavuze ko bitarenze umwaka wa 2025 iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga rya Bitcoin rizaba ryarashyizwe mu bikorwa, rikoreshwa mu baturage bose. Iryo faranga kandi niko rizakomeza gukoreshwa mu bihe byose bizakurikira. Ariko bino biteye impungenge abantu benshi z'uko amareta azahita abona ububasha bwose bwo kugenzura abaturage bayo, kubera yuko bashobora gukanda ku ibuto gusa bagahita bafunga amakonti yacu yose. Nubwo hari igihe batahita babikora aka kanya tuvugana, ariko icyo gitekerezo bagaragaje yuko bagifite. My friend, I want to ask you a question. How many of you None se bene data, mureke mbabaze, mbese ni bangahe muri mwebwe mwigeze mukora igikorwa gisaba guhererekanya amafaranga bitabasabye gukoresha uburyo bwari bwo bwose bwa banki? Ibyo ngibyo mubitekerezeho neza. Mbese waba waragurishije ikintu runaka bitagusabye uburyo bwose bwo kubitsa cyangwa kubikuza ukoresheje ikoranabuhanga? Mwebwe munkurikiye aka kanya, mumbwire niba hari ikintu mwaba mwaraguze cyangwa se mukakigurisha ku muntu uwo ari we wese runaka bitabasabye ko amafaranga mukoresheje muri icyo gikorwa anyura mu buryo bwari bwo bwose bw'ikoranabuhanga. Mbese n'iki waba waraguze muri ubwo buryo? Umuntu umwe aranditse ngo ingofero, abandi ni iki? Undi ati igikombe, abandi ni iki? Tekereza rero igihe aho buri kintu cyose gisaba guhererekanya amafaranga kizaba kigusaba ko ukoresha uburyo bwari bwo bwose bwo kwifashisha ikoranabuhanga. Bazakubwira bati niyo mpamvu dushaka ikoranabuhanga nyine, kugira ngo duhangane n'abajura ndetse n'abambuzi bose n'abamafiya n'abandi bose bashaka kwiba amafaranga afatika. I bought some clothes. Undi aranditse ati naguze imyenda, undi ati naguze ibyo kurya, undi ati naguze imodoka. None se wabonye icyangombwa cyayo bitagusabye gutanga amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga? Ibyo nibyo nibazaga. Undi ati naguze Bibiliya, undi ati naguze intebe, undi ati naguze telefone, undi ati naguze ibitabo. Ibyo ni byiza cyane. Umwe aranditse ngo naguze ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Tekereza ibyo ngibyo. Ibaze ushaka kugura Bibiliya kandi guverinoma ikaba igomba kubimenya, cyangwa se ibaze ushaka kugura ibitabo bitandukanye by'umwuka w'ubuhanuzi ariko leta nabwo ikaba igomba kubimenya. Waba ushaka kugura volume 9 z'igitabo ibihamya by'itorero, leta nabwo ikaba ishaka kubimenya. Ubwo kandi mu by'ukuri ntabwo ari leta, ahubwo ni Antikristo uziyobora, ni nawe uyobora abatunzi bo mu isi. Ubwo ni Papa w'i Roma. Dushingiye mu Byahishuwe 18 umurongo wa 2 n'uwa 3 niho ibyo ngibyo biboneka. Arashaka kumenya n'ugura Bibiliya ndetse n'inyandiko za Ellen G. White. Mbese ntitubona ibirimo biraza? Hano tugiye kureba urugero rukomeye rw'uburyo bari kugenzura ibintu byose, kandi kubwo gukanda kuri buto gusa bazahita bakwambura umudendezo wose mu by'ubukungu. Muribuka ibyabaye muri Canada? Ushobora kumbaza uti ibyo se ni ibiki pasiteri? Mbese warabyibagiwe? Reka mbikwereke.
They will think about it. Those Canadian truckers. Ibi mwongere mu bitekereze. Mwibuke batwara amakamyo bo muri Canada bigeze kwigaragambya mu buryo butemewe n'amategeko maze bateza akaduruvayo kenshi bitewe n'itegeko ryari ryasohotse ryuko niba byibuze badafite inkinga ebyiri badashobora gukomeza gutwara ayo makamyo mu mihanda ya leta. Nuko rero barigaragambije cyane maze bidatinze amakonti y'amabanki yabo yose yahise afungwa babura amafaranga yabo. Ubwo rero kubwira ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga umuntu wese uzibeshya guhaguruka akarwanya guverinoma ye cyangwa se akagaragaza yuko atumvikana nayo kuri gahunda yashyizweho runaka bazamucishikesha gusa babinyujije mu gukanda kuri buto byonyine maze uburyo bwe bwose bw'ikoranabuhanga akoresha mu kugura no kugurisha bugahita buva muri systeme burundu. Kandi bene data nimwibuke neza yuko tubwirwa yuko mu gihe cy'imyaka y'umwijima kandi muzirikane yuko amateka ya Bibiliya yisubiramo. None mu gihe cy'imyaka y'umwijima mbese ninde washoboraga gusanganwa Bibiliya? Nta n'umwe. Ariko ubupapa bwari bubizi neza ndetse bwavugaga ko umuntu wese wagombaga gusanganwa Bibiliya yagombaga gutwikwa ari ku mambo. Umuriro warazamukaga ku maguru ukamutwika. Igihe cyose umuntu bamufatanaga Bibiliya baramutwikaga. Ubwo byumvikana ko bari bafite uburyo bwo kugenzura. Ubwo rero ubwo buryo bari bafite bwo kugenzura muri icyo gihe ubu ngubu bamaze kubuteza imbere. Mbese murabona ibigiye kuba bene data? Ibintu byose bishingiye ku kuramya kandi amafaranga cyangwa gukunda amafaranga ni umuzi w'ibibi byose. Nimurebe hano uko byanditse. Baranditse ngo gukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga gusa. Ibyo ngibyo bizababaza abantu bose biba imisoro n'abashaka ko amakuru yabagirwa ibanga ndetse n'abakene. Hepfo barakomeza ngo mu isi y'ubukungu bw'amafaranga y'ikoranabuhanga gusa aho guverinoma n'amabanki zizaba zigenzura uburyo bwose bw'ubukungu bizatuma usigara nta n'amafaranga na make ufite mu ntoki. Ngaho ni mwumva ibi ngibi bene data bashiki banje. Nababwiye ko ibyo turi bwige uyu munsi ari byinshi. Ubwo rero kuri mwese mushaka kuba abaprotestanti reka mbivuge neza, abaprotestanti b'ukuri mufite akaga gakomeye cyane kabategereje. Nimwumve neza ibi ngibi bene data. Amafaranga ashobora gukoreshwa mu kukurwanya. Mbese ibyo ngibyo murabyumvise neza? Murabyumvise neza? The money can be programmed to be used against you. Ngo amafaranga ashobora gukoreshwa mu kukurwanya rwose. Ubwo rero twavuga ko bagiye kuva mu cyorezo cya COVID-19 maze binjire muri ino gahunda yabo yindi nshya aho bavuga ko bazajya banakoresha iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga kugira ngo bamenye umwuka wa carbone dioxide umaze gusohora. Nurangiza ibyo ngibyo uhitangira umusoro ngo nuzaba wasohoye umwuka urenze uwo wakugeneye. Nimwongere mwumve neza. Amafaranga ashobora gukoreshwa mu kukurwanya. Urugero rwiza twafata ni kubirimo birabaho uyu munsi aho bavuga ko turi mu kibazo cy'imihindagurikire y'ikirere kandi bashaka gushyira mu bikorwa umusoro ku mwuka wa carbone dioxide umuntu asohora buri munsi. Mbese ibyo ngibyo bazabishobora bate? Ni ugufata amafaranga yose ukayashyira mu buryo ushaka aribwo buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo babashe gukora ibyo badashobora gukora neza ubu ngubu bakoresheje aya mafaranga asanzwe dufite. Urugero niba ugiye mu isoko ukagura ibyo kurya n'ibyo kunywa kandi no kujya ku isoko nabwo wakoresheje ibikoresho bisohora umwuka wa carbone dioxide, ibyo bishobora gutuma urenga urugero rw'umwuka wa carbone dioxide bazaba bakugeneye yuko usohora buri munsi. Ubwo rero umwuka warenzeho uzawutangira amande kubera yuko ariko gahunda iteguwe kandi bazashobora kuwukwaka kuko amafaranga yawe yose ari wo bazaba bayagenzura. None ubwo igisubizo ni ikihe? Ikigiye kuba igisubizo ni ikihe? Kandi ubwo tugeze muri kimwe cya kabiri cya kino cyigisho ni mu nyumve neza noneho. Ni bangahe muri mwebwe mwigeze mugera mu rukiko mukareba aho bari kuburana umushinjacyaha ubwe aravuga ati mfite umuhamya kuri ibyo ngibyo nazanye? Nimwumve neza ibi ngibi. Iyi gahunda ntabwo iratangira mu buryo bwuzuye. Muhemuritse gatoya. Bagiye kuvuga ko niba ushaka umutekano mu by'ubukungu cyangwa se ko amakuru yawe abikwa mu buryo bw'ubukungu cyangwa se kuri bino bindi biri kuza, bagiye kubwira abantu bati ibyiza ni ukwimukira muri buriya buryo bundi bwa cryptocurrency. Ngiye kubibereka gusa kugira ngo murebe uko abantu bari gushakira ibisubizo mu zindi nzira zitandukanye ariko zitarambye. None se twebwe nk'ubwoko bw'Imana ntitwari dukwiye gutekereza kandi tugasaba Imana kutwereka inzira nziza yo kunyuramo kugira ngo twitegure ano makuba akomeye? Imana yabwiye Nowa iti umwuzure ugiye kuzaza kandi Nowa arabyizera ndetse ashyira ibyiringiro bye mu Mana, ariko nanone Nowa yabwiwe n'Imana kubaka inkuge. Imana rero izatwitaho, ibyo nibyo yasezeranye kandi ntibikuka, ariko hari n'ibigaragara yatubwiye gukora. Igihe umuriro n'amazuku byajyaga kugwira Sodomu na Gomora, mbese abumvira Imana bagombaga gukora iki? Bagombaga kubanza guhinduka mu mutima hanyuma bagahungira kure cyane.
ubu rero twavuga ngo bakava mu mijyi minini bagahungira mu cyaro, atari uguhungira mu mijyi mitoya nk'isowari, ahubwo ni uguhungira mu cyaro mu buryo bwuzuye. Ubwo rero natwe hari ibigaragara Uwiteka yatubwiye gukora. Turi kumva iby'iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga, none ubwo icyo dukwiye gukora ni iki? Mbese si ugusubira mu buryo busanzwe bwa kera? Ibyo mubyiteho cyane. Ino gahunda ntabwo iratangira gukurikizwa mu buryo bwuzuye, ariko hari icyo ntekereza. Kubera yuko ntashaka yuko leta igenzura buri kintu cyose cyo mu buzima bwanjye, ndumva hari ikintu njyewe nakora. Bitewe n'uko kino ari igikorwa gikomeye cyane kitigeze kibaho, ibyiza no gukoresha Bitcoin cyangwa ifaranga rya crypto. Yego, muri kino gihe gikomeye twabonye ko na Justin Trudeau yifuje kugenzura ibyo ngibyo nabyo, kubera yuko bashaka ko buri faranga ryose aho riva rikagera ryinjira mu ikoranabuhanga ryabo. Ari byo bisobanuye ko amafaranga yose ari mu gihugu bashaka yuko agenzurwa na banki nkuru, kandi bakamenya aho yose aherereye. Ubwo rero ntawe uzapfa kubisimbuka, uburyo bwose yakoresha nubwo yahitamo ubw'ingirakamaro cyane. Ubwo rero kubera ko amafaranga ari ingufu ziha imbaraga ubuzima bwawe, niba utabasha kugenzura amafaranga yawe, nta kindi kintu na kimwe uzaba ubasha kugenzura, kandi uko njye mbibona uzahita uhinduka umuretwa rwose. Ugahinduka iki? Ugahinduka umuretwa. Nanone kandi reka mbisubiremo, ntabwo ndi gushyigikira ubu buryo bundi bw'ifaranga bwa Bitcoin cyangwa ubwitwa cryptocurrency. Ibyo nabyo ubwabyo bifite ibibazo. Uyu mwanya hari ibyo ngiye kubereka tukiri ahangaha uyu mwanya, ariko ntabwo ndi buze kurambura ayo makuru yose, ahubwo wenda tuzabyimurira ikindi gihe. Nimutekereze ubwo mureba mu byaremwe. Nimutekereze neza nshuti. Mbese byagenze bite kuri Salomo? Salomo yigaga ibyaremwe. None rero nababaza kino kibazo. Mbese Imana ntivuga ko dukwiye kwiga mu gitabo cy'ibyaremwe? Mbese ibyo ngibyo wabikora gute? Mbese ibyaremwe bibaho bite? Ikintu kimwe gikenera ikindi. Icyaremwe kimwe gisohora ikintu kimwe, ubwo kikaba gitanze iby'ikindi gikeneye, naho icyaremwe kindi nacyo kigasohora ibindi cya kindi gikeneye. Nimutekereze nko ku nzuki, murebe n'ibiguruka byose n'ibiti. Nimurebe ku ndabo zo mu byaremwe. Nimurebe no ku biti bitanga imbuto. Ibiguruka bitoya nibyo bituma ibiti bibangurirana. Ubwo rero ibyaremwe ntabwo bikoresha amafaranga. Mbese ubwo bifite bwa buryo bwa kera bwo kugurana ibintu. Ubu tugiye kujya muri Bibiliya twihuta. Muri Bibiliya haravuga ngo Esawu yagurishije umurage we w'imfura. Mu busanzwe iyo wumvishe ijambo kugurisha uhita wumva amafaranga. Ariko hoya rwose, Esawu yagurishije umurage we w'imfura. Mbese yawugurishije iki? Abadukurikiye nimutubwire. Mbese yawugurishije izahabu? Mbese ni ifeza? Mbese ni Bitcoin cyangwa se Bitcoin? Mbese yakoresheje ifaranga ry'ikoranabuhanga? Hoya rwose, ahubwo yawugurishije igaburo ry'umunsi umwe. Ubwo rero yawugurishije ibiribwa. None rero nimunyumve neza nshuti, ibyo ndabigarukaho mu kanya. Hano hari inkuru yanditswe na Electronique Times. Barabajije ngo mbese uburyo bwa kera bwo kugurana ibintu mu bucuruzi busobanurwa bute? Barakomeza ngo mbere yuko amafaranga afatika aza, uburyo bwari busanzwe bw'ubucuruzi bwitwaga barter cyangwa se kugurana ibintu. Ngo ubwo buryo bwakoreshwaga kera igihe nta mafaranga yari ariho. Muretse gatoya, ngo bwakoreshwaga ryari? Bwakoreshwaga nta mafaranga ariho. Mbese haba hagiye kubaho igihe aho ku bwoko bw'Imana bwo kwizerwa, ndavuga abakomeza amategeko y'Imana kandi abitondera isabato yo ku munsi wa karindwi, haba hagiye kubaho igihe batazemererwa kugura cyangwa kugurisha, mu yandi magambo batazabasha gukora ku mafaranga. Igisubizo ni yego. Hagati aho ngaho dukunda gukoresha no magambo ari mu Byahishuwe 13 umurongo wa 15 kugeza kwa 17, maze tukabona ibyo kubuza abantu kugura no kugurisha. Ariko se bimeze bite muri Yesaya? Ahanditse ko amafaranga umunsi umwe azatabwa rwose na ba nyirayo bakayajugunyira uducurama, kubera ko nta gaciro na gakeya azaba gifite. Mbese icyo gihe kigiye kuza? Hano barakomeje ngo uburyo bwonyine bwo kugura ibintu bwari ukugurana ibyo abantu babaga bafite, ariko mu buryo bunganya agaciro. Urugero, umworozi yatangaga inka ye maze nawe bakamuha igice cy'ubutaka runaka. Bene data bashiki banjye, ntabwo ngiye kuvuga byinshi kuri buno buryo bwa kera, ariko nkwiye kugira icyo mbivugaho. Ntabwo ugomba kuba uwakira gusa, ahubwo ugomba kuba n'utanga. Ibi ngibi ugomba kubibika muri wowe. Reka bino byose bicengere mu bugingo bwawe. Buno buryo bwa kera busanzwe bushobora no kugaragara mu buzima busanzwe bw'abantu bwa buri munsi. Ijisho ntabwo ari ugutwi, kandi ugutwi ntikwakora icyo izuru rikora. Gukomeza gutyo. Ibyo biri mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 12. None rero nimunyumve neza mwitonze. Bibiliya ivuga mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 12 ko Imana yashyize impano zitandukanye mu itorero ryayo rimwe.
cyangwa se mu muryango wayo umwe. Bamwe muri twebwe bashobora kuba bafite impano y'ubutunzi, abandi bafite impano yo kuyobora, abandi bafite iyo gufasha. Ubwo rero icyo umwe akeneye undi arakimuha, kandi wari ufite icyo akeneye mbere, ubu noneho abasha kukibona, noneho nyuma ashobora guhinduka utanga. Ubwo twavuga ngo ni bwa buryo bwa kera bwo kugurana ibintu. Mbese ubwo bwaba buboneka muri Bibiliya? Igisubizo ni yego. Ngaho nimwitegereze hano, barakomeje ngo igihe ibicuruzwa cyangwa serivisi byaguranwaga mu buryo bunganya agaciro, ibi mubyumve neza mwitonze, bikozwe n'abantu babiri cyangwa barenga babiri, badakoresheje ubundi buryo ubwo aribwo bwose bugenzurwa, iri hererekanya ryitwaga, mbese handitse ngo iki abari kubireba? Handitswe ngo ryitwaga uburyo bwo kugurana. None ubwo ngubwo Imana irimo kutubwira ngo iki? Iri kutubwira ko ubwo ibintu birimo biragenda biba bibi, dukwiye gusubira mu nzira za kera. Umuntu umwe aranditse arabaza ngo mbese isomo uvuze mu kanya riboneka hehe? Ahavuga ko amafaranga azatakaza agaciro bakayajugunyira uducurama. Ni muri Yesaya igice cya 2 kuva ku murongo wa 19 kugeza ku wa 21. Kandi bino bihuye n'ibyahishuwe 6 umurongo wa 6 kugeza kwa 16. Ndabahereza isomo rya 3. Ahavuga ko amafaranga agiye kuzahinduka ubusa bakabura icyo bayakoresha. Musome muri Ezekiyeli igice cya 7 umurongo wa 19. Murabona uburyo bwa kera bwari busanzwe bwo guhererekanya no kugurana ibintu. Bamwe mu badukurikiye bashobora kuba bari kubirwa. Mbese ni gute ba bantu ba kera nk'uwitwa Pierre Morgan wo mu Bakabariya, ni gute baguraga kandi bakagurisha ibintu byabo byinshi? Nta na rimwe bajyaga bakoresha amafaranga mu buryo ubwo aribwo bwose, cyangwa se izahabu cyangwa ifeza. Nabo bakundaga kugurana ibintu. Ubwo rero baguranaga ibyo babaga bafite. Ni mu nyumve neza, ariko nanone mu nyumve neza mwitonze. Ibyo ngibyo byaterwa n'igihe gusa. Bene data, aya magambo arabishimangira. Mbese murumva impamvu ari ngombwa kwita cyane kuri za mfunguzo 5 zo kugira ngo tuzabashe kurokoka, by'umwihariko urufunguzo rwa 3 rwo kwimukira mu cyaro, aho dushobora kubona ibyo kurya, amazi meza ndetse n'ibindi byangombwa dukeneye. Mbese impamvu y'ibyo ngibyo ni iyihe? Ni ukubera ko ibyo byangombwa ushobora kuba wabigurana na mugenzi wawe, nawe akagusangiza ku byo ukeneye. Bene ubwo buryo ni ugufashanya. Buno buryo bwa kera rero bunagaragara igihe imiryango yajyaga ahantu hadatuwe yimukiyeyo. Umuryango umwe runaka washoboraga kuba ufite ubushobozi bwinshi, mu gihe undi muryango bimukanye wabaga ufite ubushobozi bukeya. Noneho umuryango wa 3 washoboraga gufasha iyo miryango yombi ukoresheje wenda se impano runaka cyangwa ubundi bushobozi runaka babaga bafite, nko guhinga cyangwa se ubwenge n'ikindi kintu cyose cyashobokaga. Ubwo rero murumva ko ari nka bwa buryo bwa kera. We are told in the book Education now. Tubwirwa mu gitabo cy'uburezi paje 228 ko mu gihe cy'imperuka hazabaho uburyo bazita kuringaniza umutungo ndetse n'imbaraga. Ngiye kubereka ayo magambo maze dusatire ku musozo. Avuga ko imyigaragambyo ikomeye igiye kuboneka mu bantu imeze nk'iyabonetse mu gihe cy'impinduramatwara y'Abafaransa, kandi ano magambo avuga ko hagiye no kubaho ukwamburwa ndetse n'ibyo bita kuringaniza imitungo. Ngo ibyo ngibyo bizatera muri iyi si ibisa nk'ibyabaye mu mpinduramatwara y'Abafaransa. Ubwo rero ibyabayeho icyo gihe bigiye kuba kandi mu isi yose. None bene data, murabyumva neza ngo kugabagabanya ubutunzi ndetse n'imbaraga, mbese ibyo ntibyumvikana nka rya faranga rishya ry'ikoranabuhanga rigiye gushyirwaho n'amabanki makuru y'ibihugu. Niba ibyo ngibyo bisobanukiwe neza, wandike hariya mu ruganiriro ngo birashimangiwe. Ngiye kwihuta bene data. Mu gitabo Ibihamya by'itorero volume ya 9 paji ya 11 haravuga ngo abakozi ba Satani bari guhuriza hamwe imbaraga zabo kandi bakihuriza hamwe. Barimo barikomeza cyane kubw'amakuba aheruka agiye kuza. Mbese ayo makuba akomeye aheruka ni ayahe? Ni itegeko ry'icyumweru ari ryo kimenyetso cy'inyamaswa. Umuhanuzi arakomeza ngo impinduka zikomeye cyane zigiye kuba mu isi, kandi ibimenyetso bya nyuma by'imperuka bizasohora byihuta cyane. Mbese turi kumwe bene data? Ubu noneho tugeze ahantu ngiye kubabwira kumva mwitonze cyane. Ndabasaba cyane noneho kwitondera ibi ngibi nk'abita ku kintu gikomeye cyane. Umwe mu bakozi ba guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiranye ikiganiro na Tucker Carlson, maze atangira avuga ku byo yari agiye kuvuga. Aravuga ati amabanki ndetse n'amamashini ya ATM biri kugenda bigabanya cyane ubushobozi bwabyo bwo gukora. Mbese muzi biri mu mabanki menshi ni uko uburyo bwo gukora bwagabanutse kandi imirongo iba ari miremire cyane, nuko bakaguhatira kujya gukoresha imashini. Nimwumve neza ibi ngibi.
Take away cash and make everything digital, and digital currency is kureka amafaranga yose afatika maze abantu bagakoresha ikoranabuhanga ndetse n'iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga riri kugenda rishyirwa mu bikorwa na banki nkuru z'ibihugu nta kindi bisobanuye uretse gushaka imbaraga zo kurwanya abantu bose batemera umurongo wabo. Utangira gushidikanya ku kintu cyabo runaka bagahita bagenda bagafunga amakonti yawe yose, kubera ko niba badashaka ibyo uvuga cyangwa ibyo urimo urakora bahita bagenda bagafunga amakonti yawe yose kugira ngo uceceke ubura uburyo, nk'uko ibyo byagenze muri Canada mu mezi make yashize kuri bariya abantu batwara amakamyo bigaragambyaga. Ubwo rero tuzi ingaruka z'ibi bintu kandi biradusobanurira n'impamvu bashaka kubishyira mu bikorwa. Bamwe baravugaga ngo ntabwo ibyo ngibyo byabaho, ariko turiho mu minsi turi kubona bishyirwa mu bikorwa, kandi kino ni ikindi kimenyetso gishya kigaragaza ko ibyo bintu biri kuba. Amabanki menshi atandukanye ndetse n'amamashini ya ATMs arimo aragenda agabanuka cyane. Ibi ngibi nta muntu wabitoreye, ahubwo bano bantu ubwabo nibyo barimo barakora. Waba ubishaka cyangwa utabishaka ushobora kuvuga uti mfite amafaranga, ariko niba utabasha gufata kuri ayo mafaranga yawe mu by'ukuri ntabwo ari wowe uyafite. None se bino byose birerekeza hehe? Icyo nicyo kibazo dushaka kuganiraho iri joro. And now he's going to introduce the assistant secretary. Ubu none hagiye gutumira umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe imiturire n'iterambere, kandi uwo mudamu ni umuprotestanti mu bundi buryo kubera ko arwanya ingengamikorere y'ifaranga ry'inyamaswa. Aravuga ngo nimwamburwa umudendezo wanyu bisobanuye ko nta kundi guhererekanya amafaranga mu buryo busanzwe kuzongera kubaho, ngo tuzaba tumeze nk'abari muri gereza. Wenda ukajya nko mu iduka runaka ukavuga uti mbese kiriya kintu kigura ngahe? Ati ni $10, ukaba ufite amafaranga yawe bwite, kandi abatunzi bo mu isi na antikristo bakaba batabizi ngo bene ibyo ngibyo bigiye kurangira. Dukomeze dukurikire. Turi kumwe na Captain Austin, umunyamabanga wa Amerika ushinzwe imiturire n'iterambere. Captain, wakoze kubana natwe. None rero ino ngingo uramutse yishyize mu matora, abaturage hafi ya bose bavuga ngo hoya, kubera ko nubwo benshi baba badafite amafaranga mu ntoki ariko bishimira kuba ariho baba bayatunze. Niba rero nta mafaranga mfite, ubwo ntabwo nshobora kugenzura imibereho yanjye. Ariko bino biragaragara yuko bano bayobozi bashaka kubigeraho kandi abaturage batarinze babitorera. Mbese urabivugaho iki? So, Tucker, one of the bedrocks of freedom is freedom to do financial transactions. Yego Tucker, rimwe mu mahame agize umudendezo ni umudendezo mu guhererekanya amafaranga mu by'ubukungu, ndetse hakubiyemo n'uburyo butari kugenzurwa n'undi muntu uwo ari we wese. By'umwihariko kandi bikaba ari uguhererekanya amafaranga mu gihe cyose ushakiye ndetse n'abo ushaka bose, kandi mu buryo budasanzwe. Ubw'imikorere yose y'ubukungu irimo iragenda ijya mu buryo bw'ikoranabuhanga, ntabwo biri kwadukana gusa uburyo bushya bwo kugenzura abantu, ahubwo birimo biratanga imbaraga nyinshi ku bayobozi b'isi zo gutegeka byuzuye abantu bose. Ibyabaye muri Canada ni urugero rwiza rw'ibyo ngibyo. Murabizi inshuti, nk'uko Bibiliya ivuga ngo muri Yeremiya 6:16 kugeza kwa 17 haravuga ngo dukwiye gusubira mu nzira za kera, maze ahari inzira nziza tukaba ariyo tunyuramo, kuko bizaduha amahoro mu bugingo bwacu. Ubwo rero dushobora, ariko ntabwo ari dushobora, ahubwo tugomba gusubira mu buryo bwa kera bwa Bibiliya bwo guhererekanya ibintu. Mbese byashoboka yuko ari na bwa bundi nababwiraga? Yego, byashoboka. Nanone nimwumve ibi ngibi neza. Kubera yuko hari abantu benshi hano hanze badashobora gupfa kumva neza ibyo umuntu arimo aravuga, kubera ko batajya bakurikirana bitonze. Ndimo ndavuga ko ibyo bishobora gukorwa gusa mu gihe ugezemo kitakwemerera gukorana nacyo, kubera ko hagiye kubaho igihe aho nta mafaranga afatika azongera kuboneka, kandi amafaranga menshi azahinduka ubusa, ndetse niyo ryaba ari ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga. Mwongere mukurikirane neza ibi ngibi. The important thing to understand is central bank digital currencies are not currencies. Ikintu cy'ingenzi dukwiye gusobanukirwa ni uko ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga mu by'ukuri atari ifaranga, ahubwo ni uburyo bwo kugenzura abantu mu ihererekanya ryabo ry'amafaranga, kandi ibyo byongerera ububasha amabanki yo kumenya ibyo abantu bose barimo barakora. Amabanki ubwayo yagiye atangaza yuko ibyo bitazabafasha gushyiraho amategeko gusa, ahubwo bizabafasha gushyira mu bikorwa amategeko ya leta n'uko agomba kubahirizwa mu baturage, ku buryo niba utumviye umurongo washyizweho uzahita ubura burundu amafaranga yawe. Ngo amafaranga yawe ashobora guhita akurwaho nka kumwe ujya mu rugo ugahita watsa itara ryawe mu kanya gato. Ubu rero bari kutubwira ngo bashobora gukuraho amafaranga yawe igihe icyo ari cyo cyose bashakiye. Ibyo ngibyo mubizirikane cyane. Nihanganishije abo ngabo bose batumvisha ibyo ngibyo bitewe n'uko batacyatsa amatara yabo bakanze ku rukuta, ahubwo bafata telefoni bakaba ariyo bakandaho amatara agahita yiyatsa. Mwitondere ibintu nk'ibyo ngibyo. Aranavuze kandi ngo iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga mu by'ukuri ntabwo ari ifaranga, ahubwo ni uburyo bukomeye bwo kugenzura abantu mu guhererekanya amafaranga mu buryo bw'ubukungu.
avuze ko ikiguzi cy'ibyo ngibyo ari ukwamburwa burundu umudendezo. Reka dukomeze twumve ubwo buhamya. So if you've enjoyed liberty, it's very hard to... Niba rero wishimira umudendezo, biragoye cyane gukurikiza buno buryo. Kandi niyo mpamvu ndetse ndabisaba buri wese kudatwarwa n'icengezamatwara ry'aba bantu ryo kugaragaza impamvu bino bintu ari byiza cyangwa se ko tubikeneye cyane. Ntabwo dukwiye kumenya gusa ibibi by'iri faranga ry'ikoranabuhanga, ahubwo dukwiye kubyamagana cyane bitewe n'uko ari uburetwa buteye imbere. Aba bayobozi barabikoresha kugira ngo babashe kubona ububasha bwuzuye bwo kugenzura abantu bose ndetse no gushyira mu bikorwa gahunda zitandukanye za politike n'iz'ubukungu bagiye bategura mbere. Ngo gushyira mu bikorwa gahunda zo kugenzura abantu za politike n'iz'ubukungu neza nk'uko ari nawe bivuze. Bene data, uno muntu ni usanzwe urimo kuvuga mu buryo bw'isi. Ntabwo zina na White uwo ari we, ariko muri Luka 16 umurongo wa 8 haravuga ngo kuko abana b'isi ari abanyabwenge ku byo ku ngoma zabo kuruta abana b'umucyo. Nimukanguke rero bene data. Agiye gukomeza avuga impamvu abantu bamwe ibi babihakana. Arangije arakomeza ngo turi kwinjira muri gereza nshya zikandamiza z'ikoranabuhanga. Ari inzu yawe, ari imodoka yawe cyangwa ikindi kintu cyose cyawe kirimo kiragenzurwa mu buryo bukomeye cyane. Amasaha 24 ku yandi, iminsi 7 ku yindi. I think it's very hard for people who've grown up and enjoyed Western liberty. Ndatekereza yuko bigoye cyane ku bantu bose bakuze bishimira umudendezo w'umurengerazuba ndetse n'uburenganzira bwa muntu kumva ko turimo turajya muri systeme aho imodoka zacu, imiryango yacu biri guhindurwa nk'amagereza mashya kubera ikoranabuhanga. Did you hear that? Mbese ibyo murabyumvishe neza? Uno mudamu yarakomeje aravuga ngo iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga nicyo gikoresho cya nyuma cyo kugira ngo babashe gushyira mu bikorwa gahunda zabo zitandukanye z'ubugome, arizo zo kugenzura abantu no kubategeka icyo bashaka cyose gitandukanye n'imitimanama yabo. Ubwo rero ngo iri faranga ry'ikoranabuhanga nicyo gikoresho cya nyuma kandi amarembo azahita yifunga. Nimubikurikirane neza mwitonze. And the reality as the financial system gets more controlling and more invasive. Ubwo buryo bwo guhererekanya amafaranga bugenda burushaho kugenzurwa cyane kandi bukarushaho kwibasirwa cyane. Ibyo bimeze nko kutuzengurutsa inkike nini kandi iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga mu isi yose nicyo gikoresho cya nyuma cyo gufunga amarembo y'ibyo ngibyo byose. Abantu benshi barabagora kumva ingaruka z'ibi ngibi bitewe n'umudendezo dusanganywe mu buryo bwo guhererekanya amafaranga. Kandi dukwiye gusobanukirwa neza ko igihe runo rugi ruzaba rufunze tuzaba turi muri systeme aho amabanki yose atekereza yuko imitungo yacu ari iyabo kandi bazadutegeka uko dukwiye gukoresha amafaranga yacu ndetse n'ibyo tugomba kuyaguramo. Don't tell me about the time. Bene data, ntimumbwire ku bijyanye n'igihe. Bino bintu ngiye kubisubiramo nk'uko n'umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe imiturire n'iterambere arimo arabigaragaza kandi nk'uko biri. Mbese n'irihe somo ritariza mu bwenge bwawe iyo mwumvise ibi ngibi? Abadukurikiranye uyu mwanya ni mubyandike. Mbese ntidushobora kubona yuko yari iminsi y'imperuka? Nimwumve neza mwitonze. And the reality as the financial system gets more controlling and more invasive. Ubwo buryo bwo guhererekanya amafaranga bugenda burushaho kugenzurwa cyane kandi bukarushaho kwibasirwa cyane. Ibyo bimeze nko kutuzengurutsa inkike nini kandi iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga mu isi yose nicyo gikoresho cya nyuma cyo gufunga amarembo y'ibyo ngibyo byose. Abantu benshi barabagora kumva ingaruka z'ibi ngibi bitewe n'umudendezo dusanganywe mu buryo bwo guhererekanya amafaranga. Kandi dukwiye gusobanukirwa neza ko igihe runo rugi ruzaba rufunze tuzaba turi muri systeme aho amabanki yose atekereza yuko imitungo yacu ari iyabo kandi bazadutegeka uko dukwiye gukoresha amafaranga yacu ndetse n'ibyo tugomba kuyaguramo. Nshuti zanjye, mbese bino ntibyumvikana neza nko muri Luka 21 kandi nimwandike iryo somo muze kurisoma. Avuze yuko ari ugufunga amarembo. Arangije arakomeza ngo abantu benshi bishimira uburyo busanzwe bwo guhererekanya amafaranga kandi barabumenyereye cyane ku buryo batabona yuko rino faranga ry'ikoranabuhanga rigiye gufunga amarembo yose. Umuntu umwe yanyandikira avuga ngo mbese Andrew, uzi inshuro zose aborozi bashorera amashyo yabo bayajyana mu bice bitandukanye by'urwuri ngo inshuro nyinshi baba barateguye uburyo buzabamenyesha yuko bavuye mu gice kimwe cy'urwuri bagiye mu kindi kandi bakabasha kubwira amashyo yose icyarimwe ko agomba kujya mu kindi cyerekezo bitiriwe bibasaba ibintu byinshi cyane. Ngo bitewe n'uko amashyo nta bwenge agira ntabwo abasha kubona ko ibyo ngibyo ari ibintu byateguwe n'aborozi byo kuyajyana mu cyerekezo runaka ashaka. Neza niko ibyo ngibyo bimeze no kuri ibi ngibi. Barimo barafunga amarembo. Kandi Yesu Kristo yavuze ngo iki muri Luka 21
Yaravuze ngo ubwo muzabona Yerusalemu igoswe n'ingabo, ntimuzirirwe mushidikanya cyangwa ngo mubyibazeho, ahubwo muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwegereje cyane. Ubwo rero twavuga ngo nimuzaba muri mu migi, muzahungire mu byaro, bitewe n'uko iyo minsi izaba irimo umujinya ukomeye cyane. Mbese no kuri iki Yesu Kristo yavuze ngo bazabona ishyano abazaba batwite, yavugaga ku miryango iri mu makuba. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko abana bakenera amashereka, kandi kugira ngo aboneke bigasaba ko umubyeyi agomba kuba yariye yananyweye bihagije. Ubwo rero yavugaga yuko nta byo kurya bizaba bihari. Ati rero bazabona ishyano abazaba batwite ndetse n'abonsa. Amashereka ni ibyo kurya. Ubwo rero twamaze kugotwa. Mbese ninde uzafunga amarembo? Mwibuke yuko Sestius yaje muri 66 akagota Yerusalemu, arangije yongera asubira inyuma. Ariko se byagenze bite ubwo Titus yazaga? Hafi mu myaka 3 n'igice yakurikiyeho, ubwo ni ukuvuga muri 70. Mbese Titus yakoze iki? Yafunze rwa rugi mu buryo bwa nyabwo. Kandi abari barimo imbere ntabwo bashoboraga gusohoka, ndetse abari bari hanze ntabwo bashoboraga kwinjira. Bahuye n'umubabaro ukomeye cyane, ndetse baranapfa cyane. Umuriro ukomeye cyane naho warahatwitse. Umuriro watwitse urusengero rw'i Yerusalemu. Kandi Yesu Kristo yaravuze ngo ibyo ngibyo ni igishushanyo gusa kibigiye kuba muri ino minsi y'imperuka. Niyo mpamvu yabivuze muri Matayo 24 ku by'uko gufungwa k'urugi cyangwa se kwamburwa burundu umudendezo mu by'iyobokamana. Byari ngombwa cyane rwose yuko twiga bino bintu. Kandi inshuti zanjye, ibi ngibi ndabinginze mu byibuke cyane. Mukwiye kongera gusoma mu gitabo Intambara Ikomeye, paje 30 kugeza kwa 31, ahavuga ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu igaragara. Bavuzemo yuko hari umugabo wahoraga azenguruka muri Yerusalemu, kandi icyo yarangururaga ni iki? Yamaze imyaka 7 yose avuga ati Yerusalemu, Yerusalemu ibonye ishyano. Ati igiye kurimburwa no guhinduka umusaka, kandi kugotwa kwayo gukomeye cyane kuraje. Kubera ko ibyo ngibyo Yesu Kristo yari yarabivuze mu mwaka 31. Ibyo ngibyo ni mu bitekerezaho neza cyane. Niba yaravugaga ibyo ngibyo mu gihe cy'imyaka 7, ubwo ni imyaka 7 mbere y'umwaka wa 70. None ubwo uwo mwaka n'uwuhe yatangiriyemo? Mbese ubwo si muri 63? Kandi tubwirwa ngo iki muri kino gitabo? Turabwirwa ngo n'uyu mugabo nawe yarimbukiye muri Yerusalemu. Nubwo yari yaratanze uwo muburo wose ndetse agakora ibyo bintu byose bikomeye, ariko yarimbukiye muri Yerusalemu. Yaguye mu igotwa yari yaravuze mbere hose. Kandi tubwirwa muri iki gitabo ngo nta mukristo n'umwe nyakuri wigeze urimbukira muri uko kugotwa. Ndibaza impamvu y'ibyo ngibyo. Ni ukubera yuko bizeraga Matayo 24, bizeraga amagambo ya Yesu Kristo, kandi bari barakiriwe umuburo we wose ku bijyanye n'ibyo yari yarababwiye, kandi ubwo babonaga ibyashoboraga kuba bigiye kuzabaho. Ubwo Yerusalemu yagotwaga bwa mbere mu mwaka 66, ubwo babonaga ishusho y'ibyari bigiye kuzaba. Ntabwo bongeye gukererwa na gatoya, ntibongeye kuzarira rwose cyangwa kwitinzatinza ku mpamvu z'ubusa, ahubwo kubwo kwizera baragiye. Mbese icyo dutegereje ni iki? Natwe twabonye ibigomba kuba bigiye kuzabaho. Mu kwezi kwa 3 k'umwaka wa 2020, itangazo ry'amareta ryaratanzwe rivuga ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19, kandi ryakurikiranye n'amategeko akomeye cyane no kubuza abantu umudendezo w'umutimanama. Iyo rero ni imitegekere y'agahato y'inyamaswa. Muribuka ibintu byose umuntu yasabwaga kuzuza kugira ngo abashe kwemererwa gukora ingendo n'ibindi bitandukanye. Ibyo ngibyo ni mubyibuke neza. Aho gukorera akazi hatandukanye, uburyo bwo kugenzurwa bwari bukomeye cyane. Ubwo rero twabonye ibigomba kuba bigiye kuzaba. None icyo dutegereje ni iki? Icyo dutegereje ni iki bene data? Reka ngarukire aho ngaho. Abadukurikiranye uyu mwanya mwese, mutanga ibyifuzo byanyu byo gusengerwa. Tumaze igihe cy'isaha turi gusangira ibyamwuka by'ijambo ry'Imana. Mbese ntimushobora kubana amaso nanjye isaha imwe? Nanjye navuga ngo nari mfite byinshi byo kuvuga, ariko ntabwo dusoreje aha ngaha kwiga, ahubwo nkwiye gusubika gahunda y'uyu munsi. Mutanga ibyifuzo byanyu byo gusengerwa, kubera ko itsinda ry'abasenga rirabategereje cyane. Itsinda rya Vocal Brothers bagiye kuturirimbira indirimbo ivuga ngo nzamura maze ngere ku rugero rwo hejuru. Ndamaranira kugera ku rugero rwo hejuru aho waduteguriye, kandi nkwiye gusenga amanywa n'ijoro byose kugira ngo ngere hejuru ku rugero waduteguriye. Muraje mwumve iyo ndirimbo yose neza. Mbese muzi
impamvu tugomba kugera aho ngaho ni ukubera ko igihe kigiye kuza ubwo hazabamo kuba akomeye n'urujijo mu mijyi ku buryo abazifuza kuyisohokamo bitazabashobokera na gatoya. Dukwiye kuba twitegura ibi ngibi kubera ko ari umucyo Imana yahaye umuhanuzikazi wayo ivuga yuko urugi rugiye gufungwa. Ahari ibyo ngibyo waba utabyibuka, ongera ukurikirane bino. And the reality as the financial system gets more controlling and more invasive. Ubwo buryo bwo guhererekanya amafaranga bugenda burushaho kugenzurwa cyane kandi bukarushaho kwibasirwa cyane. Ibyo bimeze nko kutuzengurutsa inkike nini, kandi iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga mu isi yose nicyo gikoresho cya nyuma cyo gufunga amarembo y'ibyo ngibyo byose. Abantu benshi barabagora kumva ingaruka z'ibi ngibi bitewe n'umudendezo dusanganywe mu buryo bwo guhererekanya amafaranga, kandi dukwiye gusobanukirwa neza ko igihe runo rugi ruzaba rufunze tuzaba turi muri systeme aho amabanki yose atekereza yuko imitungo yacu ari iyabo, kandi bazadutegeka uko dukwiye gukoresha amafaranga yacu ndetse n'ibyo tugomba kuyaguramo. Ngo gufungwa kw'iki? Ugufungwa k'urugi. Hagiye kubaho urujijo n'amakuba akomeye cyane mu mijyi ku buryo abazifuza kuyisohokamo bitazabashobokera na gatoya. Ubwo rero tugomba kuba turimo turitegura ibi ngibi. Ndavuga ibi ngibi mu bwinshi. Bisobanuye ko iyi nyamaswa ifite inzira zitandukanye irimo irakoresha muri gahunda zayo, kandi ibyo ngibyo turimo turabibona uyu munsi. Nari mfite byinshi byo kuvuga ariko tuzakomeza mu byigisho bizakurikira. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka twumve bene data bavoko brothers. Mwakoze kubana natwe mu cyigisho cy'uyu munsi. Ubu tugiye kubaririmbira indirimbo ivuga ngo nzamura ngere ku rugero rwo hejuru. Turizere ko muri buhabwe umugisha. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher place that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world, though Satan's darts at me are hung. For faith has called the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher place that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost height and catch a gleam of glory bright, but still I pray till heaven I found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher place that I have found. Lord, plant my feet on